umubyeyi Reverend Pastor Habineza Joseph mwene Sinanga Petero na Nyirataha Salome yavutse ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 1940. Ubuhamya rero yo kuba Pastor Habineza cyane ubwo muri 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Niyo wageraga kuri bariyeri ukabona umuntu muziranye yakunzaga amaso kugira ngo batanamenya ko muziranye. Bamukoreye ibintu bibi cyane ntashobora kuzibagirwa. Baramukubise bamumena inzoga kajya bamukubita ibibuno by'imbunda mu gatuza barakamena. Uzaza ntazatinda, uzaza ntazatinda, uzaza ntazatinda, yende tube baso uzaza ntazatinda. Corona hawaruhusi kuja iwacu turacyafite ikibazo ko abantu batarakingirwa urukingo rwa corona. Narabyaye Pastor Habineza yaramenge njyanye muri Gatero arangingirana yakwiswe inkoni nyinshi ya Juliana. Yabaza ubuzima burimo, yabazaga niba nariye, akabaza abana niba bari ku ishuri, akabaza niba minerivare zabonetse, akabaza niba bagarutse amahoro, akabaza niba batsinda cyangwa batsinda. baramubwira bati genda tambuka usanga umuryango wawe abo ngabo turabica ni ingenzi. Habineza yaravuze ati ni abakristo banjye n'abana banjye. Bravo. Iryo jambo agira ijambo rimwe gusa muri we yo kuvuga muraho urakomeye ni phrase ya kabiri ntabwo ashobora kuyivuga kuko yagize ikibazo agira stroke bituma bimera kuri iyo twaganiraga buri wese yibazaga ninde uzagenda mbere y'uwundi. hari ubundi bwiza abantu bazahishurirwa muri nyuma y'ubuzima. Ubu bwiza ntabwo turabona kuko ntitwajyayo, ariko abagiye bagira umugisha wo kubuhishurirwa barabiguhamirije barabyandika. Iyo usomye inkuru za Stefano mu gihe cye cya nyuma ubwo yaterwaga amabuye bamwica, yari agoswe n'umubabaro inyuma ye, ariko ngo agiye kubona mu ijuru gakingutse, nkabona ijuru kingutse ngabona ngo Yesu yahagutse. Imana ishimwe. Aho na Yesu yahagutse. Guhaguruka kwa Yesu tuzi ko Yesu yicaye ari uburyo bwa Data adusengera adusabira, ariko Stefano wabibona ntabwo yamubonye yicaye, yamubonye ahagaze aje kumusanganira. Umunezero w'ubwiza yarashuriwe wamuteye kwatura amagambo akomeye, agavuga ngo Data wabariri aba ntabwo bazi icyo bakora, ntabwo bazi umuryango wahinguriwe. Rero Pawulo arandika aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe ntabwo wagereranya n'ubwiza tuzahishurirwa. Iyo tukiri iwacu mu mubiri, iyo tukiri mu buzima, ntacyo wakora ngo witandukanye n'umubabaro w'isi, kuko isi ubwayo ikoze mu mubabaro. Ntacyo wakora ngo witandukanye n'ingorane n'akaga n'ibibazo mu bihe bitandukanye. Bike nagize byo kuganira na Muzehe Habineza kuko nanjye nashimishije kuza muri Paruwasi ya Gasave ayirimo ari mu kigo cy'izabukuru, yaba umuntu ukubwira amateka y'umurimo, ukubwira ubuhamya bw'umurimo, ukubwira ingendo yakoze, ukubwira kwihangana yagize, yaba umuntu ibyo bihe byose mwaganiraga ntiyakubwiraga ibindi bibazo bye, yakubwiraga umuntu w'Imana. Imana ishimwe cyane.
ntiyakubwira ibindi bintu umwanya wose mwawugaga si uko atagira ibibazo ariko umwanya wose mwawugaga ntiyakubwira ibibazo bye yakubwira ku murimo w'Imana byamunaniye yakubwira imbaraga z'amushobozi. Imana ishimwe cyane. Rero arandika aravuga ngo kuko ibyaremwe byose bifite amatsiko yo kuzashurwa, bifite amatsiko yo kuzabona ubwiza. Ubwo bwiza rero nibwo duharanira, nibwo dusiganira, nibwo twifuza. Niyo mpamvu uyu munsi uko duherekeje uyu mubyeyi wacu dukwiye gushimira Imana yabanye nawe, Imana yamurinze, ariko bikazatubera icyifuzo cyo gusengera natwe dusaba ngo Imana izaduhe iherezo ryiza. Pawulo yandika byandikira Abakorinto mu bice 5 rwa 2 yababwiye ku by'ingando, aravuga ngo iyi ngando mubona izashira, izanasaza, ariko aravuga ngo hari iyindi iyo ntabwo yubatswe n'abantu. Iyo yavugagaho ni nawe Yesu yabwiye abigishwa muri Yohana 14, aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Imana ishimwe. Itaha igahindukanya kasi haje izindi, ariko hari ahantu heza Yesu yateguye. Imana ishimwe cyane. Hari ahantu heza Yesu yateguye. Aravuga rero ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko mu rugo kwa Data hari amazu menshi. Aravuga kandi ahonja inzira murayizi. Bene Data, bashumba turi kumwe, bavuga gutunga abanyamasengesho, bahinzi, banyetorero, mwe mwamenye Yesu. Uyu munsi ndongera kukubwira ngo yaravuze ngo inzira turayizi, nta yindi, inzira ni Yesu. Inzira ni Yesu. Ariko avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo mumenye ko kandi muzagaruka amajyana. Ajyaza akatujyana. Uyu mwanya iyo duherekeje umushumba Habineza nuko yakutuza ko Yesu ajyaza akatujyana. Kandi kuri imyaka yose imaze kugendana icyangombwa cy'umuhamagaro yo guhamagara. Imyaka yose umaze hari abahamagara batarama umwaka, abo twaganiriye ku Kiriyo ko abasaza babe gutanga ubuhamya natwe muzaduherekeze ngira abatoya, ntugire ngo rero ahamagara abasaza gusa, wasanga mu gitondo uhamagara 25, kubera ko niwe ugera igihe. Yesu rero ajyaza akaza akagutwara. Hagiye gutekereza ko azatwara impamvu ivuze, ugasanga uyu munsi uracyuka utazi ko uzagenda. Na Muse Habineza ntabwo abantu bamushimiga ngo uwo mugoroba ntabwo bari bazi ko ari ibyanyu bamushyira, ariko mu ijuru bari bamaze gutegura byose, kuko nibo bafite urufunguzo rw'ubu. Rero iyo twagize umunsi nk'uyu ni ukongera guteguza itorero. Uyu ni umwanya, impamvu twagize umugisha wo kuza no mu rusengero, Imana ishimwe, ni ukongera guteguza itorero, guteguza umuntu wese uri hano, kongera kumubwira ngo Yesu ajyaza. Kandi ntabwo ajyaza aje kudutwara gusa, ajyaza aje no kuduteguza. Iri teraniro ry'uyu munsi, kuba uyu mubyeyi mu burebwe hano uyu munsi, Yesu yaje kuduteguza akubwira ngo mbese wowe uhamagawe icyumweru, uhamagawe muri iyi minsi, mbese wowe wajyana ubutumwa, wajyana iki, kugira ngo uyu mwanya ukubere umwanya mwiza wo kongera kwisubiramo, wo kongera kwitekerezaho. Ntabwo tuzi igare azakoresha ari irihe. Mu minsi yashize twabonye abagiye bahamagarwa ako haje Covid, ukaba muri kumwe uyu munsi, ejo bakakubwira ngo yagiye. Hari abakoresha impanuka, ntabwo wamenya igare azakoresha ari irihe, ntabwo waba uzi ibyo uzurira. Umwirabura uzi iyo ufite amagare arenga igihugu, watiganje hirya wamenye. Muvandimwe mwene Data, ntabwo uzi igare ryaba ari irihe, ntabwo uzaba uzamusanga.
bigende. Ntabwo igihe cyo kwitegura kazaza si igihe byaje, igihe cyo kwitegura kazaza n'uyu ni umunsi wo kutuburira, wo kutwibutsa, wo kutubwira ngo ubwo tumuherekeze kuba agiye, natwe tumuherekeze kuba agiye. Haleluya, haleluya. Tumuherekeze kuba agiye, ariko natwe bigende gutyo. Tumuherekeze kuba agiye, tumuherekeze kuba gukurikira, kuba y'urugendo, maze biduteye kwibaza ngo ni iki dukwiye kwitegura. Yesu ne Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ibice 24 na 25. Muri ibi bice byose Yesu avuga n'imigani itandukanye, hamwe akivuga nka databuja, aha akivuga nk'umukwe waje mu gicuku hagati aje gutwara amatawukwe, aha akivuga nk'umwami wagiye agiye kure akasigira abagaragu be 5 ngagenda. Muri kino gice ibice byombi bisomye ubona ko uwo mwami wagiye yaragarutse, ubona ko uwo mukwe wawutegerejwe yaraje, ubona ko uwo databuja wagiye yaraje. Muri ibyo bice ni ibice byose Yesu akoresha ashaka guteguza abamwizeye ko Yesu nubwo yagiye ariko azagaruka. Imana ishimwe cyane. Yadusize muri iyi si ariko adusigira umurimo, adusigira itaranga. Twashima kubw'ubuhamya bw'umushumba Habineza, ari ukuva ku Gisenyi, ari ukuza i Kigali, ari ukujya mu Burasirazuba, ari ukujya Byumba. Hari kuganira n'umuntu akakubwira ngo najyaga mva hano nkajya mu giterane ku Gisenyi n'amaguru ngiye gusenga, najyaga mva hano nkajya i Bunyanaka ngiye gusura mwene data numva namukumbuye. Bene data, bongeye tumenye ko yaragusize ariko yagusigiye itaranga. Ni byiza kongera kwibaza ngo wowe kunyumva Imana habagaye ku murimo wayo, mbese wacyawuzi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Umuntu wo kwizera yatumye ntabwo gusaba urugendo, ni ugusaba kugera ahantu ujya, ni ugusaba guhabwa umwanya, ahubwo ni ukugumana icyizere cyo kwizera yatumye. N'izero yatumye ijwi rye rizamukira muri bo, kandi ijwi ni umwuka wera. Uyu mwuka wera ni nawe uzakumva impanda ugizamuka, maze adukomande twasinziriye, atubwire ngo we wamwizeye yaje no mugende. Ndabifuriza gukomeza kwizera Yesu kuko azaza, ntabwo azatinda. Ikindi yavuze muri imigani, yavuzemo gutungurana kwa databuja, yavuzemo gutungurana kwa databuja. Muri ibyo yavuze ngo ntawe uzi igihe azaza, agatungurana. Ukiri gupanga ati ariko reka muri kino cyumweru muri uku kwezi nzasure muzi Habineza ko ngiye tuganire, ukajya kubona mesaje yanjye. Mbega yavuzemo gutungurana kwa databuja, ntabwo mpamvu tugiye kuba twiteguye. Ari abakobwa baramutegereje, yaratunguye. Bamwe basohotse bagiye gushaka amavuta ko batayinjiranye kuko yabashiranye, basohotse bagiye ngo mu gihe bagiye bumva ko wabuze n'umukwaranje rero none abateguza babwiye ngo twitegure kuko databuja atungurana. Mu gihe tudatekereza, mu gihe tutazi, ntabwo ari ngombwa ko mu gihe cyose akuzira mu gihe cyiza, no mu gihe ibyawe bitakigenda ajya atungurana akaza. Rero aho waba uhagaze hose, ubuzima ubayeho uyu munsi wa none, ibyo unyuramo byose uyu munsi wa none, Yesu araguhamagara ngo utegure kuko yagusize ariko akubwiye ngo uzagaruka mujyane. Ndashaka gusoza babwira ko Yohana aratangaza aravuga ngo uhereye none hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami. Ubwo abantu bahiriwe, impamvu tunezerewe dufite ibyiringiro, impamvu tutagize ipfunwe n'isoni zo kuza guhereza muzehe, ni uko hari ibyiringiro byinshi bifite ubugingo kuko yaraye umwami. Abaguhereye none umva itangazo, abaguhahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka nawe arahamya avuga ngo yeee ngo kubenshi abo ngabo baragiye, ariko imirimo yabo bijyanye nabo. Imirimo twakoze iraduherekeza kugira ngo igende gusobanura. Iyo batubonye tuje babona hari imirimo idukurikiye,
kandi kubandikira abakorinto nibwo yababwiye ngo mumenye ko imirimo yose izadukurikira ari myiza cyangwa mibi, kugira ngo abakoze imirimo mibi bahembwe ibijyanye n'ibyo bakoze, ariko abakoze ibyiza bahabwe ingororano z'imirimo myiza. Abandi rero imirimo ijyanye nabo kandi igiye ibaherekeje. Uyu munsi n'iki cyumweru bavuze imirimo ya Musenyeri, ariko Mushumba Gesho nubwo umuhungu we agasagwa ku mirimo ye. Nubwo twabanye umurimo, nubwo twagendana imisozi, ntabwo azava ku mirimo ye. Imirimo ye yagiye imuherekeje. Niyo mpamvu guherekeza bimushumba neza ni ugutekereza natwe ku mirimo tw'ikorano, ni ugutekereza natwe ku mirimo izaduherekeza, kandi tukamenya ko imirimo izapimwa. Iyo twakoze nta rukundo izabikwa gusa, nta gaciro izagira, maze ibyo bigutera umunsi wa none kwitegura gusoza urugendo rwawe. Ariko wibaza ngo ni gute nanjye nkomeza gukora imirimo kandi ibyo byose nkora tukayikora nikoresheje urukundo? Kuko niba Yesu yarazutse, natwe abapfiriye muri we tuzazuka. Abantu bazavuga impanda, iyo mpanda niyo uvuga ngo abantu basinziriye bizeye nibo bazabanza kuyumva. Wa mwuka azayumvira, wa mwuka yaca bavuga ngo niba umwuka wese Yesu Kristo ari muri twebwe, uwo niwo bazakuzura. Imana ishimwe ko uyu mukozi w'Imana yakira imbaraga z'uyu mwuka. Uyu mwuka impanda niyo uvuga azagukomanga mu gihe ngo uze Habineza shobuja gushaka igihe cyo guhembwa. None abanatubyiringiwe ngo kuko nibarazuye ngo natwe bizatuzura. Bagumaranisha imibabaro kubwira nayo badata, reka atari ibice bitanu abago bene data, ariko iby'ibihe n'iminsi isiganye kubyandikirwa. Uyu munsi ndakubwira ngo nta muri Rwanda dutegereje kumbwira ngo ibyari igihe cyawe cyo kwitegura ni uyu munsi wa none. Ndasoza nongera kubahumuriza, nongera kubakomeza, ariko nongera kubabwira ngo nyuma y'imibabaro hari ahandi heza. Ariko uyu mwanya wacu wa none, uyu munsi twabonye uko mu iteraniro abatoya n'abakuru, abamaze imyaka myinshi mu itorero n'abigisha bo vuba, abakiriye Yesu n'abamwumva uyu munsi wa none. Uyu ni umunsi wacu wo kwibaza ngo mbese natwe twiteguye ko nazaza azasanga twiteguye. Muri ibyo yavuze ngo maze icyo gihe azazira azasange niteguye. ngo nama y'iki nama y'ikiranuka ahubwo gusenga Imana. Haleluya. Ngabantu Yesu azaza, mbese tuzaberesha amaso asabutse. Uyu ni umwanya wo kwerekeza umuzehe wakoreye Imana y'umushumba, ariko twongera kwibaza ku iherezo ryacu kandi tuba abanyabwenge. Natwe uyu munsi ubwo tumuterura, ubwo tumureba, ubwo tumuvuga, ubwo tumuririmba, ubwo tugendana nawe, ubwo twitegereza ifoto ye, ubwo twibuka urugendo yagenze, natwe twibaze ngo mbese umunsi wacu wa nyuma, umunsi wacu wa nyuma ndakwifuza nawe kuzategereza ubwiza. Mwami Yesu twagushimiye, tugushimiye ko hari ahandi heza wateguye. Nk'uko wabitangaje wavuga Imana ati imitima yacu twizere kuko hari ahandi wateguye kandi uzagaruka utujyane. Iyo nzira turayizi kuko yamenyeka wese abakuru ubugingo. Niyo mpamvu twongeye gusengera itorero ryose. Tugushimiye ko abe wayizi umukozi wawe, reba wamuhamagaye, reba abanye nawe, haba mu ngorane zo mu murimo, haba mu ngorane zo mu nzira. Tugushimiye ko wabashishije gukora umurimo wawe. Hari ubuhamya bwinshi bwawe yagezeho, bwawe yakubwiye, kandi ijambo rivuga ngo bahinduwe benshi ku gukiranuka bazaka n'inyenyeri. Uyu mwanya natwe tukirazira kumva ubutumwa bwiza. Abakuru abatoya, abashumba, abanyetorero, abakozi bawe mu byiciro bitandukanye, natwe turinginze cyane kugira ngo uyu munsi utuye umunsi w'imbaraga zo kwitegura kugaruka kwawe, kandi kwitegura twezwa dutungana, tugomba kukwizera, tugomba kugutegereza, dukomeza kwirimbisha, dukomeza kwitegura kuzaza, kugira ngo nuza uzasange twambaye gukiranuka, maze ntituzagira isoni
wite guhimbazwe, ukomeze guhumurisha itorero, ukomeze guhumurisha umuryango, kandi uyu mwanya ubuhamya bwose bivuga byose ukomeze ubwange natwe kugira ngo ejo kandi ryo kudukoresha bidukomeze. Ni mu izina rya Yesu Kristo twakoze, amen, amen. Mukuru w'itorero Adeperi arakoze cyane umuhanuro mu ijambo ry'Imana amaze kutugezaho. Dukomeje guha ikaze bakomeje kugenda baza bamaze kwakirana no kwakira abandi, kuko nabibabwiye mu mwanya utambutse tugiye gukomeza n'ubundi kumva ubuhamya batandukanye, barabanye nawe arabakoranye nawe, ndetse turaza kumva n'umuryango ndetse n'amateka ye tuza kugerwamo nayo n'umwe mu bagize umuryango. Ndagira ngo muri uyu mwanya twakire witwa Karuhire Ernestine aze nawe agire ubuhamya kugezaho. Sabe n'uwitwa Donata nawe aze kuba ari hafi, baraza gukurikirana kandi umwanya bawukoresha. Umukristo wa hano ariko mvuka muri paruwasi ya Gasogi, niho nashyizwe ,89 niho nabatijwe. Pasiteri Habineza wari umushumba wanjye. Nyuma naje kuza kumena ahangaha muri 92 abaga kwa marume umunyeshuri. Umukristo wa hano komeza kuyoborwa na Pasiteri Habineza. Ubuhamya rero ugiye kuba na Pasiteri Habineza cyane, kuko muri 94 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi twahungiye hano, njye na mubyara wanjye Christine, twari abana batoya b'abakobwa. Pasiteri Habineza aratwakira adushyira mu rugo rwe, aratugaburira, araduhumuriza mu bihe bitari byoroshye, aratubungabunga. Twaje guhungana nawe n'umuryango we n'abana be. Ntabwo Habineza yigeze adushyira ku ruhande cyangwa ngo atwinube mu bihe bitari byoroshye. Mu gihe abatutsi bahigwaga ari ibicibwa nta n'uwo kubagirira impuhwe, niyo wageraga kuri bariyeri ukabona umuntu muziranye yakunzaga amaso kugira ngo batanamenya ko muziranye. Ariko Pasiteri Habineza ntabwo yabayeho, kuko yaradufasha aradukomeza. Ndibuka bariyeri imwe ndagenda mvunagura ko iminota ni mikeya, twaciye kuri bariyeri nyinshi, ariko bariyeri yo kuri Nyabarongo niho naboneye ubutwari bukomeye n'urukundo rukomeye rw'umubyeyi wacu Pasiteri Habineza. Twarahageze byari bikomeye, ari kuri finali ya nyuma tubona ko birangiye, baramutwambura badushyira ku ruhande, baramubwira bati aba ntabwo ari abana bawe, igirayo. Ntabwo yigeze ahunga, ahubwo yatwegeraga cyane, arababwira ati aba ni abana banjye, ni abana b'umudiyakoni wanjye,
ntabwo nshobora kubasiga. Baramubwira bati genda tambuka usange umuryango wawe, abo ngabo turabica ni ingenzi. Habineza yababwiye ati ni abakristo banjye, ni abana banjye. Bamukoreye ibintu bibi cyane ntashobora kuzibagirwa. Baramukubise, bamumenaho inzoga, bakajya bamukubita ibibuno by'imbunda mu gatuza barakamena. Tugera ubwo twumva twamubwira ngo tureke yigere, ariko akatubwira ati bana banjye ntabwo mbasiga, ntabwo ndi bubasiga, ningikingira kubasiga ntabwo mbasiga. Yagumye aho ngaho kugeza ubwo yababwiye ati rero mbabwire nimunyice mu kigo cy'aba bana. Aba bana bo kubareke ntabwo yashakaga ko tunapfana, yashakaga ko bamwica twebwe bakatureka. Njya mbitekereza cyane nkavuga ntahari yagize iyerekwa, ahari abona uburyo tuzabaho, iterambere tuzagira, ndavuga ati reka njyewe nitanga. Ntabwo babyemeye, barakomeje baramukubita kugeza ubwo noneho yahindutse urw'amenyo, aba nk'igitangaza imbere yabo. Kumva umuntu yemera kwitangira abantu barimo guhigwa, barimo gutotezwa, badafite n'umuntu wo kubavugira, ariko we akemera. Baravuga ngo ngaho jyana, aradufata turagenda. Pasiteri Habineza twakomeje kubana nawe, atuba hafi, atwereka urukundo, aduhumuriza mu bihe bitari bitworoheye. Twari tubaye imfubyi, ariko yabanye natwe atubera umubyeyi. Twarakomeje turabana, nyuma ya Jenoside twarakuze turashaka. Pasiteri Habineza yakomeje kutubera umubyeyi. Ntabwo byari byoroshye, nari mfite ibikomere byinshi kuko nari mbuze umuryango. Navukaga mu bana 7 na papa na mama, bose barabica, asigara njyenyine, ariko nasigaye mu biganza byiza. Pasiteri Habineza yarampumurije, yakomeje kunkomeza. Igihe cyose twahuraga yarambwiraga ngo umukobwa wanjye, mwana wanjye, komera mwana wanjye, nkumva umutima wanjye uraruhutse, nkumva umutima wanjye uratuje. Narabyaye, Pasiteri Habineza yaramenge, yakoresheje uko ashoboye kose. Ndibuka umunsi umwe nari maze kubyara umwana wa 4, aza kundeba anzaniye igikoma, arambwira ati umutima wanjye uranezerewe. Ese unejejwe n'iki? Ati nejejwe n'uko Imana iguhaye umuryango. Ati Imana yongeye kukubaka, ati Imana iguhaye umuryango ugukomokaho, ati ndumva umutima wanjye unezerewe. N'amagambo menshi meza yajyaga kwiga, nkumva ndanezerewe. Iyo nakubitanaga nawe amaso yaramwenyuraga, nkabona umutima we urakeye, nanjye umutima wanjye uranezerewe, nkumva mfite umubyeyi. Wavuga ibya Pasiteri Habineza bwakwirakwiza cyane byinshi. Mu gihe cyashize nabaye mfite icyifuzo, ajya mbwira umutware wanjye ngo ndumva nshaka gukoresha igiterane cyo gushimira Pasiteri Habineza. Akambwira ati uzabishobora gute? Nkumva umwenda ukomeye mfite, nkumva mfite umwenda, nkumva ndashaka kurambura ibigwi bya Pasiteri Habineza ngo mbivuge akiriho, ari muzima, andeba, turebana mu maso. Ndashimira Imana ko mu kwezi gushize korali ndirimbamo hano, korali Inshuti z'Umwami, yageze igihe cyo kwibuka abaririmbyi bazize Jenoside. Nabonye umwanya wo kubwira Habineza ibyari ku mutima wanjye. Naramwicaje ndabimubwira uruhame, abantu bose bumva, numva umutima wanjye urabohotse. Nawe arishimye. Uwo munsi yarambwira ati umukobwa wanjye ndanezerewe, ati niyo nagenda nonaha
bizanezeza. Ndashimira Imana ko yabishoboje bimubwira kimwe. Ndashimira umuryango wa Pasiteri Habineza, muri imfura cyane, muri imfura kandi ndabakunda. Mwabanye natwe mu bihe bigoye, ntabwo mwatwinubye. Mama Desire ndabyibuka ibyo wagiye udukorera byose, muri twakubitwaga ukadukanda ukaduhumuriza, byose ndabyibuka kandi iteka mpora mbizirikana. Ntabwo mwigeze mutwinuba. Ndabashimira mu muryango mwiza. Reka nsoze, umwanya ni muto. Mubyeyi wanjye ruhukira mu mahoro. Nanjye nkomeje kurwanya intambara nziza. Nkomeje kurwanya intambara nziza yo gukiranuka, nzi ko mu gitondo cy'umuzuko tuzongera kubonana, kandi nitubonana tuzamenyana. Ndabizi ruhukira mu mahoro. Murakoze abantu banditse nanjye abakandida bakakora imisozi muri aka karere ka Gasabo, nakiriye agakiza hagati ya 1989 na 1990. nibwo Pasiteri Habineza yaragarutse hano Gasave, narahamusanze musanga nk'umubyeyi. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo umuntu akizwe, cyane cyane mu miryango igiye itandukanye. Mu gihe rero nahageze, mu gihe nakizwaga, nari ntangiye urugendo, nagiye mpura n'intambara zigiye zitandukana, ariko mubona nk'umubyeyi, mubona nk'umurezi, mubona nk'umwigisha wanjye, yagiye akomeza mu bintu bigiye bitandukana. Rimwe nkumva ndacunguye, nkumva nabireka, nkumva nabivamo kubera intambara narwanaga, ariko uko bukeye n'uko bwije akampamagara, akanyicaza, akanganiriza, akambwira ati ihangane, urugendo niko bigenda, kandi iherezo ry'uru rugendo ni ryiza ku bantu bazakorera Imana. Byagiye bikomeza, Pasiteri turakomezanya, anyigisha gusenga ntari umukristo w'itorero, ntarabatizwa, anshyira muri gurupe yari iyobowe n'umwarimu witwaga Benjamin, anshyira muri gurupe yasengeraga itorero yitwaga Abahetsi, ntarabatizwa, arahanderera, ndakora kugeza igihe mbatijwe. Pasiteri arabatiza, akajya asura mu muryango. Navuga bike, twarakomeje na Pasiteri, anshyira muri korali Gasave mu buryo nabwo bwiza, ari uburyo bwo kugira ngo akomeze andere ubuhamya. Yakundaga kumbwira ngo yifuza ko ubuhamya bwawe buzaba bwiza. Yakundaga kumbwira iryo jambo kenshi, kandi akambwira ngo numva ashaka kukurerera mu muryango w'abantu b'Imana. Anshyira muri korali Gasave, ntangira kuririmba, igihe kiragera mu budiyakoni. Hanyuma igihe cyaje kugera mba mwarimukazi. Izo ni inzira zose najyanyemo na Pasiteri Habineza. Ni byinshi umuntu yakagombye kuvuga, ariko igihe ntikibyemeye. Hanyuma umunsi nasengewe kubwarimukazi, yaje mu munsi mukuru mu rugo, arambwira ngo ejo numara kuruhuka uzaze mu rugo tuganire. Naragiye musanga mu rugo, arambwira ngo mwana wanjye utangiye urundi rugendo. Arambwira ngo ndashaka kuguha inshingano ikomeye mu murimo w'Imana ugiyemo. Arambwira ngo ikintu cya mbere uziga, uzatoza n'abandi ujye wihanganira mu rugo. Arambwira ngo mu murimo habamo ibintu byinshi, ariko arambwira ngo ujye wihangana kugeza imperuka. Ndabashimiye umushumba wanjye Pasiteri, ashoje urugendo numva nkiri muri izo nshingano, numva nkibasha kwihanganira ibintu bishobora kugerageza umuntu. Ikindi, uyu mubyeyi Pasiteri yarenze umubyeyi, navuze ngo ndavuga bike,
ntabwo yashoboraga reka mvuge ngo kurya yabaza ku buzima ndimo yabazaga niba nariye akamaza abana niba bari ku ishuri akambaza niba minerivare zabonetse akambaza niba bagarutse amahoro akambaza niba batsinda cyangwa batsinda ibyo byari ibintu yakoraga kenshi kuri jye ntabwo hagati yanjye nawe hashira mu munsi yabaga myinshi yabaga ibiri akampamagara nanjye ibyo byagiye bibaho kenshi nkumva rimwe ndatinye umuntu mukuru ariko ngeze aho ubona ko ari ngombwa nanjye kuzajya muhamagara igihe atamubaza yajyaga azinduka saa 12 za mu gitondo ndakingura mu rugi ari mukomanze akambwira ngo mwana wanjye nabonye agasukari abise n'akamugeni yinjiraga mu nzu agakora mu mufuka akambereza amafaranga akicara agasenga yarangiza agahaguruka agataha twabaye mu bihe byose byabayeho n'uyu munsi arangije urugendo ntabwo yanywaga isukari mu rurembo no mu burwayi bwe no mu kureba kwe umuntu amusuye akamusigira amafaranga yamuhamagara akambwira ati mwana wanjye mukobwa wanjye ndabonye isukari nkuha abana amazi yonyine agenda akampa amafaranga hari udushokora twaturukaga muri Tanzania tw'icyayi ushumba yakundaga kumuzanira cyangwa se bakamwohereza agishobora kugenda najyaga kubona umuntu azanye akambaraje kandi n'utwo dukombe 2 cyangwa 3 bitewe n'utwo wamuzanira akambwira ati mukobwa wanjye nkuko mu cyayi kitarimo shokora kandi zaje umubyeyi wacu narugera mu mahoro ni byinshi twavuga kuri we ikintu kinteye umubabaro mu mutima twari twarahize umuhigo n'abantu bamwe tuziranyeho amateka y'ibintu byiza y'umushumba yadukoreye neza tuvuga ko tuzamukorera igiterane ashoje urugendo tutagikoze hanyuma ku wa gatandatu ku munsi wo kurangiza urugendo rwe yarampamagaye isaa 10 y'ibura umunota umwe ampamagaye ampamagara ahantu hadatuje sinashobora kumwitaba ariko ndavuga ngo burya ndi bumuvugishe mvuye aho narindi narangije ibyo nari ndimo amasaha agaragara ntakuze ndavuga ngo nzamuhamagara twari tumenyeranye guhamagarana hagati ya saa 12 na saa 1 za mu gitondo arimo rero urugendo no kuva ko yarangije urugendo nkumvishe icyo yashakaga kumbwira cyo ku masaha ye umubyeyi wacu ntabwo mu mahoro imana ibamugishe bihutishe batari umwanya wo gukomeza kumva ubuhamya tugiye kwakira Rudasingwa Jean-Baptiste Peter umushumba asabye kurasa kurugero kandi n'abagabo bose imbere neza n'abavuga ubutumwa mbese ashimwe irasa ku ntego rero buriya uyu mushumba ubundi yari inshuti ya data yavuga ko 8 we n'akayobora bari abavandimwe akaza kumubwiriza adashoboye kubakora ariko data nyine ikigogorana nanjye ntarakira agakiza ikivamo ariko ntabwo yabaga ataje iwanjye wasenge nacyo ndakireba noneho mbere ya jenoside rero yakorewe abatutsi ntabwo nasibagirwa nk'umuyobozi w'umurenge kubera ibibazo nari mfite y'uko twajyanye ahantu hari sabo y'umurenge wa Kinyinya cyangwa y'umurenge wa Kinyinya hari ahantu leta y'expo kugira ngo nyine bazashyire biriya bikorwa igihe nawe tujya gutema kugira ngo tubone ahazabwiriza ubutumwa cyane ko twe twagerageje gushaka kugira ahantu ku mashuri batubwira ko twarengeye twagize muri tere y'abakatolike icyo ndakibuka
na definisiyo y'imfura wanabona kuri uyu mugabo. Icyo nagira kuvuga rero ndagira kuvuga ngo igihe cya jenoside ndi mu bantu bahugiye aha ngaha mu rusengero, mpageze asanga abantu benshi nyine baje nyine bahunze, ariko ngewe ijambo ry'ukuri nkurikiwe n'interahamwe zo mu gihugu. Nkihagera imaze iminsi 2 mu ngwatanu n'imvura nanatose n'ibiryoga n'iki, nkaba nsubira umwana witwa Gatarina muri midena rya Ikirumba, ntabwo ndamusura ngo namushimire, numva ari ikintu ntarasoza mu mutima wanjye, ariko Habineza yanyakiriye aransengera, arangije ko ibibazo yabona uko bimeze n'amagambo y'abavugaga, yajyanye muri Gatero arankingirana, yakubiswe inkoni nyinshi hejuru yanjye, arakubitwa ariko akavuga ati iyi nzu mubona ni iy'umusirikare, hano hari inzu hano bateruka tuyishaka, ariko ukabwira ko imfunguzo z'umusirikare ko yazijyanye ko mu by'ukuri ntabwo muri we. Yakubitwaga n'abantu bitwaga babiri baririmbwa n'amazina yabo n'ibyo babirimbwe, baramukubita umusaza ariko ntiyigeze atekereza ati wakoramo uyu muturage ngo arangizwe yambereye imfura ye. Kandi imvugo y'imfura rero iyi minsi twayigishijwe ku buryo twafashijwe n'umuri umusaza agize uwo yigisha atera intambwe ku gutwi ntabwo umutima. Imvugo y'uyu musaza rero afite urukundo mu bantu, ahubwo buri wese yibaza ngo iherezo ryanjye ni irihe. Ndihiro n'abandi buri wese azibarizwa, ariko icyo mvuga uyu munsi urupfu rw'umusaza n'uriya musaza kuko we na Kayihura bashyiramo, Kayihura nazo zamuragirwa ari na lisite kiriya gihe ngira nageze amenya ngeze ku mujyi wa Kigali, afite lisite y'abatutsi aje kwemeza ko abantu bafite hariya aje basabira ibyangombwa muri cya gihe kigoye. Izi mfura rero Nyagasani niwe uzi bakwiye, kuko twe nk'abana babo turavuga nk'abana b'abantu, ariko beza imbuto zikwiye muri mu murimo Nyagasani yabashinze. Yesu aduhamuze. Akoze cyane Gasingwa kandi akoresheje umwanya neza, n'abaza gukurikiraho baze murebereho rwose. Muraho ntabwo byoroshye, amateka y'umubyeyi kandi umushumba wacu turagerageza kuyahina, ni maremare, abantu benshi bagiye bavuga ibintu bye, baravuga amavu n'amavuko ye ndetse imirimo aho yagiye yikora bahavuze bashobora bakoranye nawe, ibindi turavunagura. Umubyeyi Rev Pasiteri Habineza Joseph, mwene Sinanga Petero na Nyirataha Salome, yavutse ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 1940. Yavukiye muri Rubavu ahitwaga Cyanzarwe. Yavutse rero mu bana 5, avuka uwa kabiri, hanyuma muri 1963 nibwo yashakanye na Rozari Madalene, babyarana abana 8. Umwe yitabye Imana, umusaza atashye asize abana 7, yari afite abuzukuru 26 n'umuzukuruza umwe. Yize rero amashuri abanza Busasamana, niho yize amashuri y'abanza. Umurimo w'Imana yabatirijwe mu mazi menshi 1962, iburengerazuba Rubavu niho yabatirijwe muri uwo mwaka wa 1992. Igihe mu 1966 hashize imyaka 4, yatangiye umurimo w'ivugabutumwa, nibwo yatangiye kuvuga ubutumwa, afunguza itorero
ahitwa Iryabizige, ari umuvugabutumwa. Muri 1968 nibwo yageze inaha i Kigali, asanga umushumba Kayihura, yamusanze hano ku Gasave, bafatanya umurimo w'Imana. Yafatanije n'umushumba Kayihura, bakomeje kuvuga ubutumwa bwiza za Bugesera, aramukoresha, yakundaga gutumwa, yari afite imbaraga, yagize ubutumwa mu ntara zitandukanye. Hanyuma nk'uko umushumba yavuze, kujya kubatiza abantu Ibyumba, yavaga inaha ku Gasave akajya gufasha umurimo w'Imana kubatiza abantu za Byumba. 1972 yatangije itorero rya Gasogi, ahari paruwasi ubu ngubu, niwe wayitangije hariya i Gasogi ahari paruwasi. Muri 1973 itorero ryaramutumye n'ubundi Burasirazuba, ahari muri perefegitura ya Kibungo, ajya gutangiza umurimo w'Imana muri za Gahini, Murambi, Rwamagana, Gisaka, Rugongo, Sake, Mugesera, Ngoma, Rusumo, Nyarubuye, Kigarama. Aha yari umushumba w'Ururembo, niho n'umurimo yakoraga, yari umushumba w'Ururembo. 1980 yatangiye ajya kuvuga ubutumwa mu mahanga, nibwo yageze muri Tanzania, akora Mavuna, akavutsa amatorero aho bitaga Biharamuro, Mwanza, Nyakato, Karagwe, Rushaka na Bukoba. Yaje kugaruka muri Kibungo, yimika y'abashumba babivuze, ntabwo tubigarukaho. Hanyuma 1988 nibwo itorero ryamusabye kugaruka i Kigali, akomeza ari umushumba muri paruwasi ya Gasave. Nibwo paruwasi ya Gasave rero yavukaga, kandi akomeza n'umurimo w'Imana, avutsa Nyarugenge, bavuye hano ku Gasave na Gihogwe, hari na Kayanga na Kabuga ndetse n'andi menshi. 1992 nibwo yatangije inyubako y'uru rusengero turimo rungana rutya mu buryo bugoye, nk'uko abashumba babivuze, abantu babyibazaho ngo bizagenda bite. Uyu mupasitori ufite igishushanyo cy'inzu ingana gutya n'abakristo afite, mu gihe icyo gihe bibaza iyo nzu izagenda ite. Hanyuma turihuta, 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi, yabashije kurengera ubuzima nk'uko babyivugiye, babifashijwemo n'Imana, bari bahuriye hano mu rusengero rwa hano ku Gasave. Ndumva muri makeya impano yari afite impano abantu benshi badakunze kugira. Ufite impano yo gusura abakristo mu ngo kurundi, akamenya n'ibibazo byabo. Bamwe bagiye babyivugira, kandi turabizi abakristo uwatanga umwanya ngo buri wese avuge, byatwara umunsi cyangwa bigatwara iminsi, kuko hari abantu benshi babizi kandi babifite urugo ku rugo. Kandi yari afite impano ikomeye cyane. Hari abageze hano rwa saa 12, ariya masaha niyo yasubiriragaho abantu. Yakundaga guhugura abakozi b'Imana, yakundaga gufasha abantu mu murimo w'Imana. Yari umukozi w'Imana wihangana, ashoje urugendo rwe akiri mu murimo w'Imana. Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi mukomere mwihangane. Arakoze cyane Tarcisse, maze kutugezaho amateka y'umubyeyi Habineza. Turacyakomeje ubundi no kumva ubuhamya mbere y'uko twakira abo mu muryango.
bakecuru hari Habiyambere Jeremy Roger. Reka tubanze twumve abavandimwe baturutse mu gihugu cya Tanzania, twumve Pastori Rwasa nawe yifuje kugira icye avuga uburyo babanye n'uburyo avuze. Bahari gasabe umushumba asaba Yesu yigere hino maze umusegure. Bwana asifiwe. Cyubahiro. Leo ni sherehe nzuri. Ni umunsi mwiza, birori byiza. Kwa niaba ya Watanzania mu izina rya bene data bo muri Tanzania ambao wameniambia utavaa kutangaza Tanzania juu ya maisha ya mpendwa wetu Habineza Joseph. bambwiye kuvuga ubutumwa hejuru y'ubuzima bwa Habineza Joseph umukozi w'Imana. Kwa niaba ya wachungaji wa kanisa la Pentekoste Tanzania FPCT, mu izina ry'abashumba b'itorero rya Pentekoste ya Tanzania, baada ya Gershom kutujulisha, nyuma yaho Pastor Gershom atumenyesheje urupfu rw'umubyeyi, tulisikitika, twarababaye, lakini mchungaji Batenzi, ariko umushumba Batenzi yeye akanipigia simu arampamagaye, kwa sababu kwetu tuna tatizo la watu ambao hawajachanjwa corona, hawaruhusiwi kuja. Iwacu turacyafite ikibazo ko abantu batarakingirwa urukingo rwa corona, na wengi wamekuwa hapa lakini wengi hawajachanja bado. benshi bari kuza uyu munsi ariko ntabwo barakingirwa. Lakini kwa niaba yao, mu izina ryabo bose, mimi na kijana wangu Sumama, jewe Pastor Rwasa n'umuhungu wanjye arahagurutse, mtoto wa pili katika ndoa yetu, mama na mimi, uyu ni umuhungu wanjye wa kabiri, tukawa tumekuja, twaje rero tumepimwa corona pale, wakasema kumbe hamna corona, maana badukije corona kuko twakiriwe basanga ntayo dufite, twemererwa kuva. Kwa nini mimi niwe mmoja katika familia ya Habineza? Ni ukubera iyo mpamvu jewe n'umwe uwo muryango wa Pastor Habineza. Nataka nikupe historia fupi. Reka mbare amateka magufi. Nilipokuwa nafanya kazi wilaya ya Ngara, ubwo nakoraga umurimo mu ntara ya Ngara, na yeye akiwa Kibungo, nawe ari Kibungo, hapo tulianza kufahamiana, nibwo twatangiye kumenyana nawe. lakini siku moja nikajaliwa kuingia Bugesera, umunsi umwe nakugira umugisha wo kugera sehemu moja ya Burenge, ahantu Burenge umurenge. naomba Chiza kama yuko asimame. Chiza niwe nawe arahaguruka, Huyo hapo ubwo hariya nilihubiri injili ADP katikisika, wakasema tumuone huyo Mtanzania. nabwirije ubutumwa bwiza, Imana irangoresha cyane, baravuga batereka tuje turebe uwo Mtanzania ninde. Waliponileta nikapokelewa na mjane mke wa Gaspari, naomba asimame. Ubwo bazanaga nakiriwe n'umudamu wa Gaspari, ndagira ngo bahaguruke. Kidogo anajua Kiswahili kidogo, azi Kiswahili gake nazukuzi, mimi sijui Kinyarwanda lakini kanaye vizuri, ntabwo nari nzi Kinyarwanda ariko we yarazi Kiswahili gike tukabasha kumva, lakini kifupi gutyo ku magufi ndipo tukaanza kuwasiliana na ndugu yangu Habineza. Nibwo twatangiye kuganira na mwene data Habineza. Yeye ni kaka yangu na ni mdogo wangu. We ni murumuna wanjye ariko kandi
ni mukuru wanjye na murumuna wanjye. Ninamzidi kuzaliwa, ndamurusha imyaka. nilizaliwa 34, yeye amezaliwa 40. Jewe navutse 36, we avuka muri 36 naye 34 avuka 40. Ndamurusha imyaka 5. Nikaokoka mwaka 54, yeye kabla hajazaliwa. Amezaliwa 40 na ameokoka mwaka 62. Nanje gutizwa ataravuka muri 42 kuzabazina. Kwa hiyo alilipa heshima kama mdogo wake na kaka yake. Yamata icyubahiro gikomeye umuvandimwe we. Historia ya Tanzania. Amateka ya Tanzania, mimi Batezi na Dawson, jewe na Batezi na Dawson tulimpokea kama ndugu yetu. Twakiriye Pastor neza umuvandimwe wake. Tulitembea kwa miguu, twagendanye urugendo rurerure n'ibirenge. Tulilala katikati ya wanyama wa simba tukienda Karagwe. Twaraye mu ishyamba Ikaragwe hagati ya inyamaswa ishyamba. Nikagundua ana mambo mawili na usanzemo ibintu bibiri by'ingenzi. Mmoja alikuwa mwinjilisti aliyeokoka. Icyambere ari kuvuga ubutumwa bw'ukuri. Tena alikuwa na roho ya umishoneri. Icyakabiri yari afite umutima w'umishoneri. Tanzania nimemzungusha. Tanzania abana muzengurukije hose. Na yeye akasema lazima nikuzungushe Rwanda. Na wanavuga bati nani ndashaka kuzengurusha mu Rwanda. Na wengi nimewafahamu kwa ajili ya pendo wangu. Namenye abantu benshi binyuze mushuti yanjye Abeneza. Jana nilisema, ejo naravuze, nilipokuwa na mkutano Mbarara mwezi wa 4, nari mfite iterane Mbarara mu kwezi kwa 4, Roho Mtakatifu aliniambia, Mwuka Wera arambwira ngo nenda Rwanda. Genda mu Rwanda. Unajua mpaka wenu ulifungwa muda wa miaka 2. Urabizi ko mpaka w'iki gihugu wari ufunze mu gihe kingana n'imyaka 2. Na nilipokuwa nimeandaliwa mkutano Kampala, nikasema kwanza niende Rwanda. Ubwo narimo ntegura igiterane i Kampala, ndavuga ngo reka mbanze nje mu Rwanda. Nilinunua ua la upendo kumwonyesha. Naguze ururabo rw'urukundo kugira ngo aze mbere. Alipopokea alitoa machozi na mimi nilitoa machozi. Yakiriye ururabo ararira nanjye. Niliona afya yake imeharibika sana. Bona ubuzima bwiwe bwagiye bugiye. Nikamwambia hivi, ndamubwira ngo nataka nikuombee upone. Ndagira ngo musengere ukize. Niombe mafuta, nikupake mafuta katika jina la Yesu. Ndagira ngo usiga amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Akasema acha. Aravuga batereka, nataka niende. Ndashaka gutaha. Alikuwa mtu wa kiroho sana. Yari umuntu w'umunyamwuka cyane. Kifupi niseme, mchamake mvuke kandi ko nataka niwape mausia wachungaji na wainjilisti kama mwanzilishi wa kazi ya Mungu Tanzania. Ndagira ngo babwire aya makuru utangira itorero muri Tanzania. Waebrania sura 12. Abahebrayo 12 mstari wa 7. Murongo wa 7. Waebrania sura ya 13 Abahebrayo igice cya 13 mstari wa 7 murongo wa 7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, bigane kwizera kwabo. Jifunze maisha ya waliotutangulia. Mwigane ubuzima bw'abatubanjirije. Maisha ni nini? Ubuzima ni iki? Ni muda anapoingia kwenye majaribu. Ni igihe umuntu aba yinjiye mu bigeragezo. Unajua ukiingia kwenye majaribu, iyo winjiye mu bigeragezo, hapo wengi ndipo wanaachana na wito. Abantu benshi batandukana n'umuhamagaro.
Lakini mwandishi huyu anasema hivi, ariko umwanditsi aravuze ngo kumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza waliowaambia neno la Mungu. mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo. Kuna watu wanasema maneno ya Mungu sio neno la Mungu. Hari abantu bajya bavuga amagambo y'iby'Imana ariko ntabwo ari ijambo ry'Imana. Kwa kuchunguza sana mwisho wa maisha yao, mwenendo wao. Mwigane cyane cyane iherezo ryabo. Ukichunguza maisha ya mtumishi aliyekutangulia, iyo utekereza no kwigana ubuzima bw'uwakubanjirije, unasikia nguvu, umva hari izindi mbaraga wongera na unasikia kuendelea mbele. ukumva kandi ko wakomeza kugana. Igeni imani yao. Mwigane kwizera kwao. Wainjilisti na wachungaji na waasa kama mmoja wa waanzilishi, jamani, maisha yenu yamalizike vizuri kama mzee wetu. Abandemwe ababwiriza gutumwa bashumba nimwigane ubuzima bw'abatubanjirije. Neno la mwisho kabla sijamaliza niseme katika Wakorintho wa kwanza, mbere yuko nsoza reka nongere mvuge irindi jambo hano mu Bakorintho ba mbere, mstari wa 50, mstari tunayofahamu sana. Bakorintho ba mbere sura ya 15 igice cha 15 na mstari wa 58 n'umurongo wa 20. Paulo anawaambia Wakorintho, Paulo abwira Abikorintho kwamba ndugu zangu wapendwa, bene data bakunze, muimarike, mukomere, msitikisike, mutadekaneka. Haleluya, amen. muimarike, muhagarare, mukomere, msitikisike, mutadekaneka, kwa sababu kazi yenu sio bure katika Bwana. Kuko umurimo wanyu ususa imbere y'Imana. Like Habineza angesimama akaona watu hapa, Kwenda Pastor Habineza yaje kuwa ari muzima muhagarare hano areba abantu bari aha mberekeje, nadhani angefurahi sana. ngo yari kunezerwa cyane kuko Inafurahisha kumaliza vizuri, birashimishije cyane gusoza urugendo. lakini maneno mawili yashika, amagambo abiri kugira ngo mufate ku mutima, muimarike, muhagarare, msitikisike, mutadekaneka. haleluya. Haleluya. Mwisho niseme kwa familia, soza mvuga umuryango wa Pastor Habineza. ndugu yangu Gersho, bana banje, nana banje, inshuti zanjye Gersho, ningewaomba msimame wote wa familia, mwese w'umuryango wa Pastor muze hano, ningewasimame pale pale niwe na neno la kusema. muhagarare aho muri kugira ngo ngire ijambo babwira Wote na kijana wangu pia kiwewe, mwese n'umuhungu wanjye mwese kuko uri umuryango wa Pastor Habineza, familia ya Pastor. umuryango wa Pastor. Sikiliza niwaambie, nagira ngo babwire ijambo. ndugu yangu Gersho, nana banje, inshuti yanjye Gersho, kama mtoto mkubwa, nk'umwana mukuru w'umuryango, jambo ulilolifanya kutimiza ahadi yangu na baba yako, ijambo wakoze kugira ngo usoze isezerano ryanjye, ukakubali wiki nzima kunigoja niki, ukemera icyumweru cyose kundegereza kugira ngo nanjye natamka kweli, kugira ngo baturire aya magambo. Mungu awabariki. Imana, Matatizo yoyote, ibibazo byose nitakuwa pamoja na ninyi. nzaba ndi kumwe nawe. Mungu awabariki. Imana ibahe. Amen. Amen. Haleluya. Imana ikwiriye gushimwa ibihe byose.
nk'ubu mu gihe nk'iki ni inyigisho ikomeye ku bakozi b'Imana kandi ko watwigishije ijambo ry'Imana yabivuze turamuherekeza ariko natwe tuzi ko ari ku murongo natwe dukurikiyeho ntawe uzabanziriza undi ariko natwe iyi ni inzira umuntu akwiriye kwitaho kurusha ibindi ni ukutekereza nawe ku iherezo rye. ndagira ngo twakire abo mu muryango reka sabe abo mu muryango mumurikire abari aha mwese sabe abo mu muryango muze hano umukecuru atambuke abo mu muryango batambuke zane umukecuru. Ndasaba kandi Roger nawe yigire hafi abakwe n'abakazana yigire hafi abasimisha amatabaza ni muyacane hendo tisandre grandre bine abavunitse mwese abakwe abakazana abana yigire hafi umuryango yigire umukecuru ndaza kuno ikukiza vuze niwe tustangira shane damu kandi bari mu nzira ziri mu kanamwe mituwe handi niwe transfer stade hochane brikanzo rifai trete nyere grande bene bwana umwami araje nimunyegere mpunge kugira ngo muhagarare neza nk'abakozi banje mituwe transfer katro derrière nta mpamvu nimebona niwe se mon petit po phrase hivi de notre derrière irembo riraciwe kandi bizakingwa nimube maso mondere derrière kuko umukomirizi aza kubita inkozi z'ibibi zose amina. murakoze ngahangaha mugiye mvuga ijambo rya mukecuru ariwe mama wacu muri make reka basuhuza neza sinzi muraho iryo jambo agira ijambo rimwe gusa muri we yo kuvuga muraho urakomeye ni phrase ya kabiri ntabwo ashobora kuyivuga kuko yagize ikibazo agira stroke bituma bimera kuriya ariko ndahagarara mu izina rye nk'umufasha wa muzehe Habineza Joseph reka mvuge ijambo rye yateguye ko kuritegura n'igihe kuritegura n'abaho ntibyoroshye gutandukana n'umuntu tumaranye imyaka 59 buze umutware wanjye sinamenya aho nahera n'aho nasozera gusa ku gihe cyose tumaranye nta kibi nibuka hagati yacu iyo twaganiraga buri wese yibazaga ninde uzagenda mbere y'undi nararwaye ngera kure ndetse no mu rupfu nyuma biviramo ubumuga bw'iteka ababazwa n'ubwo icyo
numvaga namukorera nk'inshingano zanjye nk'umugore ntakibishoboye, ariko arabyihangana akajya akora ize n'izanjye. Kutavuga kwanjye arakwihanganira, amarenga yanjye arayamenyera. None Imana intandukanyije nawe, twafatanije ibyiza byose ndetse n'ibibi byose twahuye nabyo mu buzima bwose. Ishimye ko ubuzima bwe, Imana ishimye ko ubuzima bwe burangiye akorera Imana, atashye neza. Nubwo ntabashaga kuvuga, ariko ndumva bwa nyuma yiriwe ameze neza bidasanzwe. Imana igenda imutegura ku rwego yikoreye isuku bwe, ariyogoshesha, abana bamucira inzara, arahaha nk'ibisanzwe, yishyura imyenda yose, dusangira amafunguro ya mu gitondo, aya saa sita na nijoro. Irya nijoro abo twari kumwe ku meza adusezeraho aravuga ngo niryo funguro rya nyuma. Nyuma twaje kuruhuka, aryamye ahita asinzira. Kuko natandukanye n'umutware wanjye, icyizere mfite tuzabonana, ndifuza nanjye tuzarangiza neza. Ndangije nshimira Imana, umukozi w'umuhanga. Ndashimira namwe mwese mwaje kudutabara. Imana ibahe umugisha kubw'urukundo mwatugaragarije. Murakoze. Murakoze. Na byose baje gushimira abadufasha mu mugongo mu izina ry'abana be, nihereyeho muzehe yari papa wanjye, ariko mu bundi buryo yari inshuti yanjye cyane, kuko yigeze afata umwanya atuganiriza mu ibintu byinshi by'umuryango, agenda atubwira uburyo yagiye twita amazina n'aho yabikuraga. Nsanga ari inshuti yanjye cyane nk'uko n'ubundi nabitekerezaga. Ubwo ku bana be ikintu tumushimira cyane, yadutoje kuba mu nzu y'Imana. Arabidutoza nta mbaraga z'umurengera ashyizemo, akajya atubwira ati muri mwebwe harimo abazasimbura, rimwe na rimwe tutarabyumva tubikurure vuba. Bahamagaye ati ngenda ndashima Imana, tubwo niyo nataha ati nta mwana wanjye twumva bakubitiye mu kabari cyangwa ugenda mu nzira siyo. Natwe kuko tubirebyeho dusanga ikintu nta kigeze kiba mu muryango wacu. Muzehe yadukoreye ibishoboka byose nk'abana be, turamushimira cyane. Arokokere mu mahoro, yadutoje byinshi, adutoza gukundana, adutoza kubana n'abantu. Abo yatubwiraga bose aratubwiraga turiya n'umwana wanjye, uriya n'umwana wanjye. Noneho muri make iyo hari igihe nabonaga mu gihe yararwaye, nkabona ari muri leta yo guceceka cyane, ndi mu bantu bakundaga gushaka utuntu tumusetsa, bigatuma wenda mwibutsa nk'udusirino yatwitaga kera, nkabona atangiye kumwenyura. Ariko akantu kamuze ku mutima, hari n'abavandimwe banjye batibuka. Ndibuka kuko nari murwaje avuye muri koma, twaramubajije tuti se ni umuntu wari uri kugemura, aratubwira ati se muzehe arabasha iki ko aricyo nzana. Gerageza kumubwira, aravuga ati reka narariye, ati njye ndumva nta kibazo. Ariko gerageza kutubwira ati basi bapfe gushaka ibi n'ibi. Uwo muntu arabizana, bihagejeje n'abaganga barimo batubwira bati mumubwire arye cyane kugira ngo bigende biza. Noneho muzehe kugira ngo arye, ageze aho ahita abyanga kandi ibiryo bije. Noneho nk'aho umurwaje asa nk'ushaka kumureba ukundi kugira ngo ndebe ko yarya, arambwira ati ubu ndi mu masengesho. N'ubundi kantu kangeza ahandi hantu, ati uyu munsi ntituri tugiye banza byari kuwa kane, ati ndumva uyu munsi ari umunsi munze guharira Imana, ati ibu nyihoreye, ati ndiburye mu masaha gusa. Muri make rero ni byinshi navuga ku mubyeyi wacu, ni byinshi cyane buri wese wamuha umwanya yavuga, ariko kubera ko igihe cyagiye, muzehe yatubereye imfura kandi igihe wasize tuzagerageza kucyura.
gusa mu nshuti ze tuzakomeza aho yaragereje, haba abo hanze y'igihugu haba ari aha mu gihugu, tuzagerageza uko dushoboye kandi tuzabigeraho. Murakoze. Yesu ashimwe. Turashima Imana nk'abakazana bamuzehe bageze mu muryango batwakira neza, yatubereye umubyeyi mwiza, umubyeyi mwiza ukunda abana be, yabakorera, yadukoreye ibirenze, yatubereye umushumba, yaduhaye impanuro za kibyeyi za gishumba bitewe n'imirimo itandukanye dufite mu itorero, akatugira inama dukundisha umurimo w'Imana. Hari ijambo yajyaga akunda kutubwira mu masengesho twagiye tugirana riri muri Zaburi ya 27 umurongo wa 25, riravuga ngo nari umusore none ndashaje, nigeze mbona umukiranutsi aregwa cyangwa urugendo rwo rusabiriza ibyo kurya. Turashima Imana ko ibyo yatubwiye byose twagiye tubibona, yaduteye imbaraga zo gukomeza umurimo wayo, kandi mu burwayi bwe Imana yadushoboje tumuba hafi. Natwe twakoze nk'abana mu rugo, kuko kwa muzehe nta mukazana nta mwana, ni ahantu tuba twisanzuye. Turashima Imana rero ko yabaye umurwayi mwiza, yabonaga dufite umubabaro tumurwaje akaduhumuriza, akadukomereza, akatubwira ngo igihe ngeze iki. Natwe rero twagerageje kuba abana, tumuha keya zose zishoboka, kandi ni ukuri tuzakomeza kubana n'umubyeyi wacu adusigiye, tuzakomeza kubana twita ku nshingano zacu adusigiye. Imana izadushoboza. Murakoze. Murakoze abuzukuru ba muzehe. Muzehe yakundaga kutubwira ngo bana banjye, nta wundi murage muzahabwa, nta wundi munani muzahabwa usibye gukorera Imana. Mu by'ukuri natwe nk'abana muri icyo gihe ntabwo ari uko twabonaga muzabe tuvuga ati umunani muzahabwa, twareba amazu ababyeyi bacu batuze tukavuga ati umunani tuzahabwa ntare amazu, ntitwumve umunani wo gukorera Imana se mu gihugu. Ariko uko igihe cyagendaga kiza agenda tuvuga ati mukorere Imana, mukunde Imana, mukunde abantu, tutarobanuye ku butoni. Tukagenda tugerageza kugenda tubinononsera tubyinjiramo, muzakomeza kudusengera uko tugenda tugera kwiga tuzamuka mu ntera, akomeza kudusengera. Mu by'ukuri komeza kuvugira mu mahoro. Numva yihangane arimo kumwongoranira umunsi wacu, ubundi aba bose bagomba kuvuga, ariko reka duhindire aho ngaho. Ariko dufite indirimbo twahimbiye muzehe, indirimbo ni buri gice kimwe cyangwa tumeze muyihangane, ntabwo ari ndirimbo. Murakoze namwe mwese, murakoze kutwihangana, nta kindi twongera.
twateguriwe mfite amatsiko yo kuzakigeramo nibanira n'uwancuye iyi si si wacu turahageze hari igihugu twateguriwe mfite amatsiko yo kuzakigeramo nibanira n'uwancuye n'abamarayika bafite amatsiko yo kureba umugeni Kristo yacuye nitugera mu ijuru tuzaririmba indirimbo z'abanesheje n'abamarayika bafite amatsiko yo kureba umugeni Kristo yacuye nitugera mu ijuru tuzaririmba indirimbo z'abanesheje tugiye gusiga iby'isi ubupfubyi no kumvamara ubukene n'indwara z'ibyorezo bisangiye uwaducunguye tugiye gusiga iby'isi ubupfubyi no kumvakara ubukene n'indwara z'ibyorezo twisangiye uwaducunguye n'abamarayika bafite amatsiko yo kureba umugeni Kristo yacuye nitugera mu ijuru tuzaririmba indirimbo z'abanesheje n'abamarayika bafite amatsiko yo kureba umugeni Kristo yacuye nitugera mu ijuru tuzaririmba indirimbo z'abanesheje impara kwambuka Yorodani zakirwa n'umwami Yesu Kristo ambwira ati mwana wanjye uranesheje ino mujyane aho naguteguriye ambwira ati mwana wanjye uranesheje ino mujyane aho naguteguriye aho niho
se abagize umuryango umushumba Habineza